ukuri ni ingenzi mu kubaka urukundo rwiza tubiharanire. Iyi ni Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato. Ashkudata. Umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorari ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka babo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nona. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, biroti, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters. Tubakorera kandi sportswear, byose tukabibashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize, kandi iyo wize neza bigaragarira mu byo ukora. Muze rero mbakubite grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba yo muri Jao. Ciao ciao, ni Jado umunyabugeni wanyu utazabatengwa na gato. Nabonye umunsi wandutinde, nibwo nabonye uwankunda koko, nabanje kwishima nazi impamvu, nazi ko turi bubonane, mbona araje akabaho, namuramukije n'ubwuzu bwinshi, kubera urukumbuzi rwinshi, ndamwitegereza nshira agahinda, nicara hasi turaganira, nyumva twatwigumanira. Kabisa cyane. Abantu batagira urukundo barahombye. Barahombye n'ukuri pe. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Wow. Ariko iyi ndirimbo itumye hari ikintu numvise muri gihe giteye mu maraso. Kagira ikibazo ngiye kukubaza. Numvise ngize emosiyo, ndibaza ndavuga nti shero wamubaza ikibazo giteye girya. Utarakomeza kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatengwa na gato. Urakoze cya. Twarahuye ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, icyumweru kirashira, tubonana. Ukwezi kwenda kwishikamo, ariko ntekereje ni igiki cyaba cyaragukuriye kugira ngo wumve nyine naba mu mutima hahandi nyine hoze uvuga indani. Arakoze cyane. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Shobora rero ibintu byankuruye ni byinshi, ariko
ndavugamo utuntu nka dutatu tw'ingenzi. yego Akambere buriya jyewe nkubona nabanje kureba uburyo uba muri sosiyete, workmates bawe, yego uburyo mubana, uburyo bakubona bakabona ibyishimo aho kugira ngo bavuge bati nyirashyano araje. urumva ariko ako kantu uzi kubona umuntu aje asanga abantu aho kugira ngo bamwishimire ahubwo bakavuga bati iryo ryashya ati wamukubita nimubaraje. aha ubwibaye karite ya mbere. Iyo ni karite ya mbere, uburyo babageragamo niba bari bakonje nkabona buri wese arasusurutse, mbega bakamera nk'abana babonye mama baje. Ako ni akambere. Aka kabiri njye nakunze ukuntu uri hambo, ukuntu witwara ku muntu mugiranye nk'ikibazo. Urabona abantu muba muri gukorana uko byanyura kose ntihabura uwo mutsitaranaho, ariko uburyo urisolvinga ibibazo byawe ako kanya kabaye akantu ka kabiri katumye mvuga nawe ko uriya mukobwa vipi. Rero aka gatatu hari umuvandimwe ntago nzi izina rye ariko nabonye ari umusaza, yaravuze ngo umukobwa cyangwa umugore udaseka ubusa ngo haba hari utwiyumviro twapfuye, bavuga utwiyumviro sensizi, ngo haba hari sensizi zapfuye zasinziriye muri bo. Nasanze wowe zose zikangutse zihagaze bwuma. yego pe nawe wibeshye. Mbere yuko dukomeza ibyo turimo rero reka mbereke akantu nikorera. Utarakomeza kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Turagarutse cyane. Aha, ubwo rero nyuma yo kwanariza utwo tuntu twose narabuze ntariko uriya mukobwa nari nsanzwe mbyumva baguhamagara akawitwa nyine kwa kundi, akumva avuga ngo ngewe noneho ndashaka ko abinyibwirira atari uko numvise bamuvuga. Nibwo rero nateye intambwe ndavuga nariko witwa nde? Ye mukono ubundi wowe bite byawe mba ndariko Trader Nyarwanda nta mukobwa hoteli ya mbere. Nubahirije rero wa muco nyarwanda, uranyitaba mu buryo butari bworoshye kuko nabonaga bisa nkaho bitazanahura, ariko sinacika intege ndakomeza ndapaka. None se wowe urumva ikibazo warumbajije gisubijwe cyangwa nasubijwe? Urukundo ruganza iteka mu bantu. None se wowe mu rugendo rutari rworoshye rwo kumpa igisubizo ngora ubanze kumbwira ngo hari umuntu muri kumwe, ngo nta nubwo ngo bizarenza ngo amezi angahe ngo mudakoze ubukwe n'iki, nubwo nyuma yaho yego waje kumbwira uti ntabwo byari byoroshye ko nahita mfata umwanzuro wo kukubwira ngo tugire dute ntabanje kwiga uriya musore, kuko nibuka ko wambwiye ngo nyuma y'uko nkubaje izina nibwo wafashe umwanya noneho wo kwita ku byanjye, kareba umuntu uwo ari we, imigendere ye, abakorana nabo, imivugire ye, imibanire ye na sosiyete n'iki. Aha twihuse cyane nawe ndashaka kukubaza ni wowe unshotoye buriya
kugira ngo igisubizo cyawe wampaye cyiza ariko cyavuye mu nzira igoye byatewe n'iki kugira ngo nimufate umwanzuro wo kuvuga uti uriya mutipe rero buriya ni abamama w'abana be? yego, urukundo ruganza iteka mu bantu. Kera nambaye kugira ngo nabura igisubizo, ntabwo nabura igisubizo kuko nyine nk'uko bivuze ntabwo umuntu wahisemo ngo akubere papa w'abana bawe ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Ugize uti wabanje kungora uravuga uti ibi n'ibi mfite uyu mfite kari agatego. yego se Kari agatego kuko ntabwo nari bite nkubwira nti yego kuko nawe hari karite, izo karite wabanje kwitonda muri ya minsi nabanje kuvuga, birumvikana wabanje gusesengura jyewe birumvikana ngiye kugira ngo nkwegere nkubaze izina wafashe nabanje umwanya. kukwitaho Yego, nkagira umwanya wo kureba criterias zawe, nkagira umwanya wo kureba byinshi mba narizeho. Njye rero nafashe umwanzuro wo kukubaza izina nuko bya bintu mba dukenewe by'ibanze tubonesha amaso ntawe ureba n'indani washakaga juste wari wazibonye. nari nazibonye. Nanjye rero ndibuka ko warabimbwiye ko nyine wabanzaga kunyigaho kunyitegereza kureba ibya none nyine ikibazo cyanjye kiragira kiti mu bintu wize ni iki cyatumye nyine wumva ko igisubizo kigomba kuba yego tukaba turi kumwe hakaba hashize imyaka myinshi tufiringa urukundo? Nari ngikomeje kuko uwo mwanya nafashe ndi kukubwira nti mfite uyu kwari ukugira ngo nkunanize ndebe se uriya muntu ananirwa mu gihe kingana iki cyangwa acibwa intege n'iki. Noneho maze kugusesengura muri iyo minsi mu by'ukuri natinze mbanza kumenya uriya muntu unsabye urukundo ushaka ko mubera urubavu n'urubavu ni mu ntoki. Noneho karite nashakaga nanjye narazibonye. Mbere na mbere nabonye karite y'uko uri umunyakuri. Yego, umunyakuri nashakaga ni umuntu unyibwira wese mu by'ukuri, noneho nanahuza nanjye ibyo nifuzaga yego, nkasanga urabyujuje. Ikindi umugabo w'umuhanga, umugabo w'umuhanga wa wundi utabishakisha, mbese utajya kurinda gucukura ahantu ngo ashakishe ibi nabigenza, no. Kubw'amahirwe nsanga ukuri kuruzuye, nsanga ubuhanguri nabwo, noneho ngendeye kuri physical appearance ndavuga nti n'uyu nashakaga. Ntabwo nishimiye wenda ko uvuze ngo physical appearance kuko ntabwo nshamaje njyewe wanjye. Okay, good. Gusa niba umbonamo ubuhanga, very nice, cool. Burangiye nkunda kubwira abantu nti iyo wize uba warize, kandi iyo wize ntabwo bigaragazwa n'uko wabivuze ngo njye narize, wayata iyo wize bigaragarira mu byo ukora cyane rwose. Ibyo ukora ubikora utese, ubikora nk'uwabyize koko cyangwa urasitasha. Niba rero umbonamo ubwo buhanga n'ubushobozi, very nice. Uzi ikindi kintu cy'ingenzi, nanjye n'ubundi byari bitatu, ibindi biza byuzurizamo, ndetse n'ibyo ngenda mbona mu gihe tumaranye tumaze kuba umwe. Wari umaze kumbwira ubuhanga, umaze kumbwira ukuri, urukundo. Nabonye urukundo ntigeze mbona ahandi, ku buryo rwose wambwiye uti nyemerera umbwire yego nkwereka urukundo rwawe. Nkwereka utuntu nikorera urukundo, nkwereka utumaniyeri nikorera mu rukundo cyane. Ruganza iteka mu bantu. So bakunzi bacu rero urukundo rwo ndarufite, turarufite, ntabwo ari ibintu dushakisha cyane. twifuza ko rero
namwe mudukurikira niba wumva hari utuntu tutagenda neza mu rukundo gerageza ukosore ugire urukundo nyarwo. Bajya bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Abapasiteri n'abapadiri n'abashehe baba batubwira ibyo mu ijuru n'ibyo abayehova bakatubwira ibyo mu bundi buzima bushya buzabaho nyuma y'ubu. Ntabwo tubizi kuko njyewe ntabwo mpinga nyumve neza, ariko ibyo batubwira ni ibyo dutegereje tutazi nimba bizanabaho. Yego, nibibaho sawa ari sawa, bitabayeho inshuti bavandimwe mutarigeze munaryoherwa n'urukundo rw'uyu munsi rwo kuri iyi si rw'ubuzima tubayemo, murumva mutaba muhombye kabiri. Nimufiringa ibyo muri kubona hafi, ibyo tuzi, ibyo tubamo bya buri munsi, ibyo bindi nibiza bizaza ari inyongera. Urukundo rero ni rwiza.